yinywa akanywa yumva ashoboye rimwe na rimwe akaza gwagwana nicyo bita kuyambutsa mu nda kuko kuyambutsa mu nda iyo tubafashe murabyumva ni imyaka 3 kugera kuri 7 bitewe n'ibyazanye ukuntu bingana ariko iyo biri mu nda kubyapuruva ngo uvuge ngo yayinyoye ngo yagize ate tumujyana muri transit center gusa agataha tumufata nk'umusinzi tukuru ntabwo nicyo bita kuyambutsa mu nda. Akarere ka Burera gafite imirenge 17 6 muri yo yihariye kubihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda ari naho hari inzira zinyuzwamo ibiyobyabwenge byiganjemo kanyanga. Asoza inama y'igihugu y'umushikirano ku nshuro ya 18 umukuru w'igihugu Paul Kagame nyuma yo kubona aka karere gaherekeje utundi mu mihigo yabagiriye inama yo kurwanya kanyanga nyinshi zikabamo bikekwa ko ziba zaturutse hakurya y'imipaka kuko zaza mu byatuma baba banyuma. Burera niyo yabaye ya mbere uhereye hasi uhereye inyuma. Buriya hagomba kuba hari impamvu nkeka ya mbere muri Burera hariyo kanyanga nyinshi. Muzabikurikirane mumbwire ko atari byo. Kanyanga zambuka imipaka nizikwerwaho nabyo byahindutse ibintu biraho. Kanyanga murayizi. Bamwe mu batuye muri aka karere ku bufatanye n'inzego z'umutekano zaha bati twashizemo ikibatsi mu kurwanya kanyanga zituruka hakurya y'imipaka ariko uko dufata ingamba zo kuyirwanya abo yabase nabo bahindura amahera yo kuzambutsa mu gihugu ubu hakaba hagezweho yiswe kuyambutsa mu nda ni ukuvuga kugera hakurya bakayihaga aho amategeko atabagonga bakagaruka mu Rwanda bayisinze ngo ibikomeje gukoma mu nkokora abashinzwe umutekano waha ku mupaka baba bacunga ko hari abakinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu cyangwa babihanywera cyane ababa babikuye hakurya ho. Kubera ko twashizemo ikibatsi muri uyu mwaka nyuma yuko Perezida wa Repubulika tukiba abanyuma mu mihigo twafashe ingamba zitandukanye zo kurwanya ibiyobyabwenge kuko byagaragaye ko akenshi icyo cyabiteye. Ubu twashizemo ingamba cyane haje system nshyashya yo kujya kuyizana mu nda. Kuyizana mu nda rero ntabwo ari ukwizana ngo agiye kuyicuruza. Ni abantu babaswe n'ibiyobyabwenge ku buryo we acungana nuko twebwe kuko iyo zigeze mu gihugu tuzirukanka tukazifata. Noneho rero abo babaswe na kanyanga neza bayikunda cyane yamaze gufatisha kugira ngo amareka 2 cyangwa 3 atayisomyeho byabaye imbogamizi. Rero akambuka umupaka mu buryo butemewe ibyo bita illegal crossing border yagerayo akayinywa akayihaga yamara kunywa akayihaga akaza mu Rwanda yayihaze ati munsake kumusaka rero kuko ntawe afite mu mufuka wayizana mu nda ku buryo ubona ko ari kanyanga yanyweye ariko nta kuntu bayimusaka ngo yibone kuko ayizana we mu nda. Ibyo bibangamira gute abashinzwe kugenza ibyo biyobyabwenge? Rero uko bitubangamira n'undi yaje ibya biyobyabwenge yabinyweye avuye mu gihugu cya Uganda araza urumva ahita ahungabanya umutekano niyo wumva harimo urugomo ruhoraho rw'abo bantu batuye ku mupaka bakunda kuzizanya mu nda ndetse rimwe na rimwe nabo ubwabo zirabica kubera ko yagiye kuyinywa akayinywera mu gihugu cya Uganda hakaza yayihaza rimwe n'imwe atanariye hari ubwo dukunze kuba toragura ku mupaka bapfuye kubera ku buryo kibageze mu rugo bakananirwa kanyanga nyinshi baba mu Uganda. Hari kujya ngigura make ni nk'ubu. Ubundi kanyanga hakurya muri gihugu cy'abaturanyi ubwabi wabo ntago bazikunda ahubwo baziha abanyarwanda. Noneho rero abanyarwanda iyo afite 500 bamakariya ka novida gatoya kuzuyemo kanyanga kane ka novida gatonya gahita kamurangiza. Rero akaza yayihaze gahunda yo kwizana mu Rwanda rero bagenda bayinywera mu Bugande bakayizana mu nda bayinyoye kuko mu Rwanda imbere mu gihugu tuba twayirwanyije twafashe ingamba zikomeza ku buryo batayibona. Ibyo bintu nk'inararibonye mu kugenza ibyo byaha ku mipaka kubona byazakemuka gute daso? Ni nk'izihe mbaraga mwasaba kugira ngo ibyo bintu bikemuke? Imbaraga kuko haje kugaragara imbogamizi nyinshi z'abantu bagiye bagwa ku mupaka abandi bakica umutekano bavuye kukinywera mu Bugande kandi mu Bugande twabuza kuyiteka bo barayiteka ahubwo ikintu twashizemo ingamba ubu ngubu turi kurwanya kugira ngo itakomeza kuza mu nda batakomeza kuyizana mu nda ku mupaka hose. Ubu hariho urundi rwego dukorana narwo bita imboni z'umutekano z'umupaka zikorera ku mupaka
zikorana na badaso buri munsi na polisi no mu mudugudu. Ubu turi guhangana no gufata abantu noneho bambika mu Buganda baciye mu nzira zitemewe, kuko aciye mu nzira zemewe ntago yayizana, ntago yajya kwinywa. Ni babandi bajya gukora ibintu bidafite umumaro n'ubundi ari nabo dufatira ku mupaka tukagarura mu Rwanda. Kubakumira kujyayo. Uyu musore agerageje kubica ku ruhande, ariko icyo bita kuyambutsa mu nda, barambukaga muri utu dusantere duturanye, hari aho bita mu Kabere hano hakurya i Bugande, arayinywa akanywa iyo yumva ashoboye, rimwe na rimwe akaza gwagwana, nicyo bita kuyambutsa mu nda. Kuko kuyambutsa mu nda iyo tubafashe murabyumva ni imyaka 3 kugera kuri 7 bitewe n'ibyazanye ukuntu bingana, ariko iyo biri mu nda kubyapuruva ngo uvuge ngo yayinyoye ngo yagize ate, tumujyana muri transit center gusa agataha, tumufata nk'umusinzi tukuru, ntabwo nicyo bita kuyambutsa mu nda. Ubwo simbogamizi mu kubungabunga umutekano w'ibiyobyabwenge byinjira mu gihugu no kurinda abenegihugu zikomeye cyane, kuko uwo muntu uyifite mu nda bashobora kugera mu rugo, iwe mu rugo umutekano ugahungabana, agakubita umugore, uwo bahuye akaba yamugirira nabi mu buryo bumwe n'ubundi, ashobora kuba yagira ibyo yangiza. Ni imbogamizi dufite, ariko kubera ko ariho duturanye n'igihugu cy'abaturanyi bo barabyemera, tugomba gukomeza guhangana nabyo nta kundi. Ni ikibazo n'ubuyobozi bw'akarere ka Burera bavuga ko bukunze kumva iyi mvugo abatuye mu mirenge hano imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda bavuga ko bagiye kuyambutsa mu nda, ariko ngo bakaba bari kubyamaganira kure cyane, ngo kuko wagiye hakurya akayinywerayo akayambutsa mu nda ari umunyabyaha nk'uwayinywereye mu Rwanda, nk'uko Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera abivuga. Murakoze cyane kuri icyo kibazo, kuko kari kacu ka Burera gaturanye n'ibihugu by'abaturanyi. Yego. Ku mirenge 6. Icyo navuga cyo nuko bitemewe haba kuyambutsa mu nda ndetse n'uyikorera bose n'abanyabyaha. Ntabwo rero byemewe. Ubwo abo nabo n'abanyabyaha turabafata tukabigisha tukabaganiriza. Yego. Icyo rero nahita nihutira no kubyamagana cyane, gukora indi approach ngo arayambutsa mu nda, ngo ntabwo ayizana kuko arayambutsa mu nda, ntabwo byemewe. Icyo rero nabwo abaturage ko bitemewe, kandi muri gahunda yo kurwanya ubusinzi, kurwanya ibiyobyabwenge, n'ubwo gahunda turayifite hirya no hino mu mirenge, twahagurutse cyane kugira ngo tubirwanye. N'ibyo kuyambutsa mu nda, iyi mvugo twagiye tuyumva ariko turimo turayamagana. Neza twagiye dukorera mu mirenge ya Butaro yo ku mupaka, aho hose turimo turabyamagana. Nasaba abaturage kudahindura inyito ngo byoroshye icyaha. Byose nabyo ni icyaha, kandi bimunga umuturage, imibereho y'umuturage, ubuzima bw'umuturage, ku buryo bibangamira imibereho y'iterambere ry'abaturage bacu. Ariyo mpamvu tubirwanya, kandi abenshi bagenda bahinduka, tunashima ko barimo bahinduka. Rero twavuga ko rwose bitemewe. Yego. Kandi bidakwiriye ku muturage wacu kujya kunywa ikiyobyabwenge abyita kuyambutsa mu nda. Nawe rero turamufata tukamuganiriza tukamwigisha kugeza ahindutse, ahubwo tukamwereka inzira nziza yanyuramo zijyana, nawe akadufasha no kubirwanya. Ikindi tukamwereka n'izindi gahunda zihari zateganijwe abaturage zo kubateza imbere, zirimo kwihangira imirimo, zirimo gufatanya mu bukangurambaga ahubwo no kubirwanya, ari nabyo twatangiye ku bufatanye n'inzego ndetse n'amadini. Yego. Nyakubahwa, hanyuma nk'uko mubivuga byo bakwiye guhanwa, murabyamaganira kure nk'ubuyobozi n'umutekano nuko, ariko hari abagaragaza ko nyine kubera ko yambuka akaza ntacyo afite iri mu nda, adafite ubushobozi n'ububasha bwo kumupima mu nda, bati biracyagoranye ko ukekwaho kuba yinjize kanyanga mu gihugu yafatwa kubera ko ayizanwa mu buryo butagaragarira amaso. Hari mwe kimwahangana nacyo gutenya kubaho? Kubera ko n'ubundi kiri mu bijyanye n'avuzo ry'ubusinzi, tukamuganiriza, kuko n'ubundi nawe ubwe biba bimubangamiye, aba yasinze, uhita ubona ko ari ikibazo ku muturage. Rero icyo narimbuze ni uko n'ubundi nabo tubafata kugira ngo tubaganirize, tubereke ahubwo babateza imbere.
Ibiyobyabwenge byiganjemo kanyanga ahanini byakunze kugaragara mu mirenge yaha mu karere ka Burera ihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda, byakunze kugaragara cyane mu gihe cyo hambere, gusa iyo ugereranije n'iki gihe ubona ko bigenda bigabanyuka. Gusa babaswe na kanyanga benshi ari nabo bajya hakurya bakaza babyise kuyambutsa mu nda, bo bagakomeza guteza umutekano muke, ari byo abawushinzwe bavuga ko bikomeje kubakoma mu nkokora. Abaturage buturuka hakurya ya Uganda uru rugezo rusa nk'ababorohereza bikubitamo bambuka hano muri uyu murenge turimo wa Ruhunde.